ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini si itorero ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishya ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere, baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Mwabwabera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Niho ngo hayi kaze, niho uri kutureba. Nababwira ngo umugoroba mwiza. Ni ikiganiro cyane mugoroba, abantu bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, n'abantu bose badukurikiye bari ahantu hatandukanye. Twizere ko mumeze neza. Abakoze subscribe, abantu badukurikira bari kure cyane, ariko tukabasha kumvikana binyuze muri iyi miyoboro ya internet. Turabashimira cyane kandi ko muri kwagura ubumwe bw'abera ministries tugeze ku bihumbi 76 bisaga. Ni ibintu byo kwishimira cyane. Amazina yanjye ni Jerry, turagarutse muri cya kiganiro cyitwa ngo nkwanira abawe, build an everlasting legacy. Ugira ibyo usenya ariko ukagira n'ibindi wubaka byiza. No kuvuga ngo hari publicité kera bamamazaga amatafari amwe bita ngo ruriba. Byinshi nka twavugaga ngo musenye munyu mwubake ruriba. Senya karande ubaka amateka mazima. Ndakwakiriye cyane. Murakoze cyane, Imana igumwisha kunyakira ku bumwe bw'abera ministries amavuta kandi agira amateka ubuzima bwahinduka. Turi mu mugambi uvuga ngo nkwanira abawe nkwanisha abawe nkwanira ahazaza. Erega n'ubundi burya kuba usize amahoro ni byiza ko uzava mu isi usize ibintu bizima bifatika bigaragara. Hanyuma dutangira ku munsi wa mbere wacu uko gituhera, waravuze ngo hariho gusenya, wakoze iryo jambo kurigarura. Yavuga ngo ni ugusenya mpunyu, ni ugusenya ibintu byose, umuntu akubaka ibintu birambye. Naho itafari ryubatse urabona ko rimeze ko buri gihe n'ubundi ntabwo bisaba ko wongera gushaka ikindi kibanza, ahubwo senya ibyo wari ufite bitari byo, muri bya bintu ubakira amateka mashyashya. Icyo bita gusenya, tukubaka ibintu bishyashya by'ibizarama. Ariyo mpamvu ijambo ry'Imana nakunze uburyo ki watangiye ikiganiro umunsi w'ejo uvuga ngo ni ugusenya, kurandura no kuvanaho. Nagira ngo abakurikiye umwe bw'abera ministries ntabwo dushaka ko abantu bafatira ibintu mu kirere. Ibintu byose bigendere ku ijambo ry'Imana. Imana yaravuze ngo Yeremiya igice cya mbere ngo nakumenye ntarakurema. Urumva? Nakumenye ntarakurema, utaraba urusoro mu nda ya mama wawe. Ngushyiriraho kuba umuhanuzi. Urumva ya destination? Yego. Nimbere risome baryumve. Turashaka kwerekana uko umwanzi agenda ariganya isezerano ry'umuntu. Yego. Ndi bukwereka imirongo myinshi yo muri Bibiliya kugira ngo abadukurikiye bumve. Cyo cyambere azasanga umurongo w'umunani ngo Yeremiya avuga ngo nakumenye ntarakurema. Cyo cyambere uza gusanga ayo magambo ari. Yego. Igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya mbere umurongo nk'umunani cya kabiri cya gatatu sinibuka neza, ariko nanjye nabireba na hano nuko. Yego, Yeremiya igice cya mbere umurongo ni uwa 5. Haravuze hati nakumenye ntarakurema. Nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko. Mu nda ya nyoko. Kandi nakwejeje utaravuka. Nguha inshingano utaranavuka. Ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Urumva yamumenye itaramurema, imugira umuhanuzi ataravuka, abamahanga ataravuka. Twihute cyane. Yego. Nuko ndavuga nti aho tuyore nta kibazo. Yego. Umurongo wa 7 haragira hati ariko Uwiteka arambwira ati
wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore. Ni uko Uwiteka avuga. Uwiteka ahera ko arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Dore ngushyize hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubika, kubaka no gutera imbuto. Urabyumva? Aya magambo urumva twarimo dusoma aya magambo, urumva neza niba badukurikira ku Mwuka W'Abera Ministries. Yego. Imana yamumenye itaragira gute, itaramurema, irangije imushyiraho kuba umuhanuzi itaramurema, ataraba n'urusoro mu nda ya mama wiwe, guhanurira amahanga yari yarabishyiriweho. Ariko ndabera ukuntu ijambo ry'Imana rivuga ngo urangije ngo urambwira ngo uri muto kandi ntaranavuga, ngo ntuzabatinye, ngo ngushyireho kugira ngo urimbure, urandure, usenye, wubake kandi ubibe. Urumva mbere yuko tuvuka hari umuhamagaro twahamagawe. Yego. Iyo niyo twita inyenyeri y'umuntu rero. Kandi ibyo nibyo bigize umuntu. Hari icyo washyiriweho. Nakuremye, nakumenye ntarakurema, ngushyireho kuba umuhanuzi utaraba urusoro, memu na mwe yarazi ko atazakubyara. Yego. So nuvuga ngo intangira yihamagara mu murage ukwiye naho ugenda ukomoka. Yego. Gusenya, kurimbura, kurandura no kubaka no gutera imbuto. Yego. Iyo rero umuntu avutse buri gihe hari ibintu aba agomba gusenya kugira ngo aya masezerano abone aho yagukira. Yego. Noneho rose kibi Satani wa mugome wa munyamahane we ntakeneye kusenya biriya bintu, kuko umunsi wabishenye nubwo uzubaka amateka yawe kandi ntabishaka. Nubisenya kandi aburi yajya araza rero, kandi aza rero afite hatuye, agomba no guhangana kugira ngo agomba guhangana n'iyo nyenyeri igiye kwaka. Ibyo ngibyo urwana nabyo kubisenya niyo nzu ye. Kandi ntabishaka, kandi nutabisenya niwo mwanzi ukurwanya. Ntabwo ushobora gutura imbere ya duyi utabanje kubisenya. Rero aha bakunda kumva umurage w'umwe cyangwa birakurikirana, ngiyi inkomoko tujya twita ngo bamwibye inyenyeri. Ni ukuvuga ngo uyu munsi mama wataranagutekereza na mama wanjye atarantekereza, batanazi Imana yari izi ko nzitwa Ntambabazi Jean Baptiste, ikaba izi ko nzaba ndi Revera, ikaba izi ko muri 2026 nzaba nyoye Ubumwe Bw'Abera Ministries, ikaba izi ko ku itariki ejo twatanze burya ibyo kurya n'inkweto tugaburira abakene. Twakoze igikorwa ndetse bimwe tubitwara nabyo Joseph abijyana kwa mama ya mubabikira. Baravuga ngo n'ubwa mbere bonye pastor yaje gufasha mu bagatolika. Ndamubwira ngo twebwe ubuzima bwacu ntabwo ari idini, twe turaho umuntu w'Imana ari. Amadini azarangirana n'isi yayo. Urimo byumva? Nuvuga ngo muri destination mu kuremwa kwa Pasteur Ntambabazi Jean Baptiste, nubwo ndi mwene Ntambabazi, ariko hari ibindi Imana yambonagamo kera. Ahubwo ninde uzasupporting ibyo bintu kugira ngo nzabe iki Imana yandemeye kuba cyo. Yego. Ni naho yavuze Paulo ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu kugira ngo tuyigenderemo. So nta muntu w'icyo atagombye kuba yarabaye cyo, ahubwo isi ikugira icyo Imana itigeze itekereza kukugira, ikora ibihabanye. Nta n'umuntu Imana yaremeye kuza kumuta ku musozi, kurwariraho imbaraga sa, gusonza, gukena, gupfa, ahubwo amateka twisangamo aje kurwanya ya nyenyeri yaturasiraga. Yego. Kuko yarageze Yeremiya aravuga ngo Mana waranshutse nemera gushukika. Ngiyo mvuze baransekura nace kumurira ukanya kama atayi Uwiteka y'iki wankoreye n'ibiki. Urumva bigera ubwo umuhamagaro. Yego.
reka mbyite tubyise umuhamagaro zitaza mu kirokore bakabyumva nabi ni ukuvuga ngo icyo wiyumvamo gitangira guhangana n'icyo uzaba cyo, icyo wiyumvamo gitangira, icyo wiyumvamo ukwiye kuba cyo ari nacyo Imana yagushyizemo, gitangira guhangana n'icyo iwanyu bakwifuza, ubwo nagira ngo n'icyo sosiyete ikwifuza. batari ko Jerry turabona ukuntu ari umusore atwaye ikamyo ijya mu Mombasa byakunda, byaba ari byiza, ubundi bazi ko ngura umugabo mutoya, niko babyita, ariko njye n'umugabo w'umusore, ariko njye nakureba nabona ifoto ukora nareba ukuntu ukora ibintu nti oya ahubwo yagombye kuba umwayiti, kandi ni ukuri Jerry ndi imbere y'Imana uko n'amafaranga afite, njye ni ukuri Imana impaye uburyo, ni ukuri nagusabira kosi hanze, njye Imana impaye uburyo pe nakwiyaranja gushakira kosi hanze nibura nk'imyaka 2 ukaza uri umuprofesiyoneri, ibintu ukora warize no mashuri asanzwe pe, harya wize tubivuga nta kibazo twararaga nize science, ariko nk'uburi ugiye ukaba umuntu w'amafilime filmmaker, none pana filmmaker nagomba ikunda giye, hari ibindi somo nkundamo, apana abayedita no, abantu babitangwa n'abantu batekereza, reka mbigusobanurire neza, director, nagombye n'abantu bashobora gufata inkuru yego bakayibyaza ishusho, yego kandi ikaba yashusho ishobora kuba igihe kirekire, babita ni nka dogiteri mu byema kubyo ufite bwa buhanga ku buryo ufata nka ntambabazo uyu nguyu ukaba wakora ifoto izakora mu myaka ntanakiriho, kandi ukabona inkuru ntishaje, yes, kandi ukabona afite ya karite y'ifoto ya kera n'iyavuba, urumva nk'urugero njye nkumva nta kuba filmmaker n'utuntu turaho ni uguterateranya, no shaka bya bintu bitagombera AI, ahubwo umuntu we muri wavuga ati iyi nkuru ndayizana niga uko bafatiye ishusho, ese iyi shusho nijya kuzubira biki, nijya kumvurira biki, ese ubundi iyi shusho ni ryari uyireba wese yabona imubereye, yego nase nk'ite n'umwana analyst w'amafoto ziko nabyitangiye mbere ko kwanaliza video warangiza umva ni laboratoire muri makeya, ahumva ni mwifuriza ukuntu birakomeye, ubwo byari umuntu yicara avuga ati no ngendo umusaza ndebera muri myopi, ariko ifoto di ku buryo umuntu abona video n'ifoto ku buryo mu bwonko bwe hari ikintu gisigara zihanagurikamo, icyo rero nkwifuriza, urakoze cyane, agenda ukiga uko bakora filimi, uko bafata ifoto, urumva njye this is my wish, yes, thank but I don't have capacity to do it now, byabaye, but I wish you to be, but now I don't have capacity, just okay, I'm so sorry, ndakwifuriza kandi umushumba tayari ubu nabyifuza, kandi ukubona ko urimo urusore rwiza rwashaka umugore w'ibigango, ariko kubona urimo ko ushaka amafaranga arakubona nk'umuntu wo mu buriri, ujya bivaho nuko yego nibyo, so mu buriri ni ingonera, no gusinzira mu buriri, no kutagira n'ubunebwe, no kutagira icyo ugeraho. Ubutani tuganira wanguriye nk'agafanta wanshekeje, nzakubwira abantu 3 bashobora kuzapfa badakize mu buzima, ushingiye ku miryamire n'imibyukire, uzabi muri legacy build an everlasting, nzabikubwira muri cya kiganiro cyo mu gitondo, umubwiye niba wa mubyeyi we ufite uyu mukobwa, ukaba ufite uyu musore, ukaba ufite uyu mugabo, nta kintu ufite, umva ntago warangiye, ahubwo uri expired. Nibabaje umwana ngo utekereze ku myaka 40 ngo numva expired, umwana ashobora hazimana ngo niko mwana ngo utekereze ku myaka 40 ngo ni expired, ikintu cyataye garanti, urumva hari amasaha umuntu abyuka ugahita uvuga uti umunebwe, umuswa, umushonji, kurangira nabi, yego hakaba nicyo twita imyaka ya machine, umuntu witwa machine ubwo ni mu myaka ingahe wamukurikira, ahubwo twe tubirebera mu kubyuka ntabwo turi mu myaka, yego okay, umuntu wita machine unstoppable, nubyuka hagati ya saa 10 na saa 12 bagiye bita machine, abantu bazinduka urya arakora, uwa saa 12 saa 1 ni umuntu w'umunyabwenge uzi gucunga time n'ibintu bye, nta n'ikintu cyamucika, ariko saa 5
saa 6 saa 9. zagira ibyo nkubaza tubijyamo deep kuko kano kanya twa deviye nabi nzakubwira uti nzaguha mpite nguha n'urugero rutaciye inyuma ya kamera. nanjye ndikubwirire kuri kamera nindagize mpamagara umuntu izo saha umva araryamye uzumva ukuntu abavuga mu gihe undi mubyizi yawucyuye wahinze yahinze wejeje yejeje wanegosiye yanegosiye ariko waracyari mu bitaro. Twikomereze rero sasa. Urumva twarimo tuganira ku magambo yerekana ya mikorere y'umuntu ko ikindimo ikimana yandemeye buri gihe kigomba kunanizwa. ubwacyo ni umutwaro uremerera Satani. nk'ubaze kugira ngo abana bose bavuke, ariko wa mwana uzavuka avuka Imana yaramugize perezida w'igihugu, wagira ngo ibi ntazacamo muzabinganya. Azaca mu bikomeye cyane, azaca mu bintu biruta kuko we icyo yenda kuba cyo kimutoza uwo azaba we. Noneho icyo uzaba cyo kirimo kigutoza uwo uzaba we, abatazi icyo Imana yaguhamagariye batangira kurwanya icyo uri cyo, batangira kuvuga bati koko ibi bintu turabiyoloji kurayumva. Urambwiye ngo uw'Imana yaguteguriye kuzaba we, ntabwo waca mu bintu byoroshye kuko ibyo bikurwanya ni ibigutegurira uwo mwanya Imana yaguteguriye. Hanyuma abatazi icyo Imana yaguhamagariye bagasapotinga Satani mu kurwanya cya kintu kuko batazi neza impamvu y'icyo kintu. Cyane rwose. Twakira umukozi w'Imana da. So ni ukuvuga ngo tukiganira ubundi imbaraga wowe uzaba we bwa mbere nibyo bikuremerera, ntabwo uremererwa n'uriwe. Icyo uzavamo ahubwo nicyo kikuremerera, nicyo kikuremera ko kigomba kugutaravaye. Niba uzavamo ingabo ikomeye y'igihugu, hari ahantu uzanyura hakurushye byanga byakunda. Ubwo biba bigutoreza kuzaba icyo Imana yakugeneye kuba cyo. Hamwe nakubwiye ngo Imana ikuzanira abantu batatu, uwo gushyira mu ishuri, uri gufasha n'uri gusigamo. Kandi Imana ishima ko usigara wenyine kugira ngo ukore. Aho rero siho hashobora kuza gutakarira ya nyenyeri. Of course ntutangira kuyitakariza kuko buri gihe yitahakomereye irahatakarira. Nyinshi niho zitakarira. Kuko ahantu zihatakarira gute? Hatangira kuza nk'ibitekerezo by'abantu. Urumva Imana ibwira Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema, ngushyiraho kuba umuhanuzi utaravuka. Urankurikira ku ijambo ry'Imana ririmo ngushyiraho kuzagera guhagarika no gusenya. Noneho wowe tuhuriye mu nzira, duhuriye nza, umbonye nkuze, uje kurwanya icyo Imana yambonyemo itarandema. Wowe ushaka kunteramo icyo ushaka bitewe n'inyungu mbonamo. Ntabwo uri kubyumva ariko? Ndi kubyumva ntabwo. Kandi abantu basakuza kuruta umubu mu matwi. Baravuga buri mu buravuga. Buri mu ufite urusaku waruvuze muri Spanish ukuntu uvuga. No kuvuga ngo ndagira ngo iri jambo ryumve muri building everlasting legacy. Imana ifite ikintu yakubonyemo, ifite ikintu yaguteguriye, yewe urimo urahangana nacyo, ariko ku ruhande hari undi muntu ukubonye ukuze. Ntazi uko muhuriye muri Kigali, muhuriye muri quartier, muhuriye kuri YouTube hano, ariko ntazi neza icyo Imana yavuze kuri wowe. Umugambi w'Imana uramuhutaza cyangwa inyenyeri yabimenye ko urimo uramubyiga, ntabwo abayumva n'ibyo urimo. Utakubona umugabo nkawe wirirwa ugikora ibyo ngicyo ukora iki? Kandi wewe wajya kubireka nawe ukumva umuriro ukwatsemo, nawe ushaka kurekura. Hanyuma atari kujya gukina umupira tibiraro ubwo ukajya ubanga karero ukirukanka bakubita ugasanga inzara ngo barakubuza umupira ugashukiyanje kuntu uza kubukina. Icyo nabonye cyo ukora icyo akunda cyangwa ikimurimo ntavuna. Abana nubwo abandi batabibona. Ntabwo ari icyo ubukunze. Ahubwo ni umuhamagaro ubugikandira muri wowe. Buriya ntushobora kwitwa umuyobozi runaka
ugomba kuzahura mu nzira n'abantu bagucalenjinga mu buzima kugira ngo uzabe umuntu ukomeye cyane rwose. murabyumva. So no cya kintu kindimo kimbamo Yego. hari n'igihe gihura ubushake bwawe. Noneho duhuye na wa muntu utazi icyo Imana yamvuzeho, ntanakimubwira ntanacyumva, ntabwo yabyumva. icyo ari bukore ni iki? Agomba kuzimya nyenyeri ndimo. Niho rero usanga navuze ngo iyo ngiye gusa nk'abavuga ijambo rikomeye uryumve, turi mu murage wo gusigira abana ibintu bikomeye. Yego. Nagiye kuvuga icyongereza. Iyo umuntu atagucalenjinze, ataguhinyuje, nawe ntumuhinyuze, wowe urahinyura, wowe urahinyuka. Stop. Ni ukuvuga ngo akanwa kumvise. Noneho pfa ku bintu bya famiye kure, biragatsindwa ko umubyeyi wakubyaye akuzimereza inyenyeri atamenya neza icyo Imana yagushyizemo, akaguhata kwiga mate kandi wowe uri umumekanisiye. Yego. Akaguhata kujya kubyina amaraba n'ibikihari kubyina muri ziriya mu traditionnel, kandi wowe ugomba kwikubitira karapu. Wanashyiraho direde ati umudayimoni arahise. Nyamara muri destination yawe uzaba umuhanzi w'indirimbo zo mu isi, kuko icyo Imana ishaka none ntikigutunze. Ikintu cyose cyatunga umuntu kiretse kwiba no kwica no kuroga biba bivuye ku Mana, kuko ubundi Imana yose yamugenekira imubeshaho. Nge nzabeshwaho n'iyi mikoro, mbeshwaho no kuba pasiteri, hari umuhanzi, hari umuraperi, hari umucuruzi, hari uwoza imodoka, hari umukozi wo mu rugo. Buri muntu wese afite igiti kigomba kumuviramo amatunda yo kumutunga. Yego rata. So niyo mpamvu jyewe nta muntu uciraho iteka. Mubwiza ukuri, ntuzi ko nawe mu rukiri, ndibuka nawe no mu rukiri umuntu agiye gushinga idini, barambwira ati kana kagiye gushinga idini, ndamubwira nti cyangwa mwese mukagenda mukayashinga. Niba koko agiye kwagura ubwami bw'Imana, ndarwana n'iki? Kandi uko wagura ubwami bw'Imana niko wagura n'ubwami bwawe. Ariko se kuri pasiteri ufite imitekerereze ihabanye n'iy'abandi, abandi bafite n'Imana yamenye itarandema, ibyo si ibyanjye, simbyishyiramo, simbikubaze. Igi ntabwo mwabyishyiramo, nzabibaza Imana yakubigwaye. None si ubundi kuko dukora n'ubwuti musimbora, ntabwo njya mbijyamo. Niba umuntu avuga ati gira umva nk'urugero, ntabwo tuzahora munsi y'amavuta y'abandi. Kandi nongere mbigusubire, mu gihe cyose ukiri munsi y'amavuta y'abandi bazagukoresha icyo bashaka. Tukiri kuri za nyenyeri, harimo abavuga ko abandi bataremwe n'Imana, bakumva ko ari bo bayifiteho ubutware kurenza abo. Rero nibo barwaye, be nta butware banafite. Uriya ni umupagani, uriya ameze uko. Ariko ubundi ubukristo ni kugira ubundi ninde ufite agapima k'ubupagani n'ak'ubukristo? Barahari subizi se ko bahari. Oh my God. Bareba uwaguye. Mperutse kujyana na korari imwe mu ivugabutumwa Igitwe, hari haje n'umuvugizi, umushumba mukuru wa itorero rya ADEPR. Abakristo bene data twaherukanaga kubonana kera babandi nyine, babandi reka mbivuge none nabigenza nte. Umuntu wa mbere twabonanye ntajya amnyandikira, afite nimero zanjye, ntajya mvugisha. Ikintu cya mbere yarambwiye ngo sigaye waraguye uko. Yes. Ijambo rya mbere tukibonana. Wow. Ngo sigaye waraguye. Ndamubwira urebeye mu mubiri cyangwa urebeye mu mwuka? Aranyitegereza ngo ni mu mwuka, ngo waraguye pe. Wow. Urumva hari ukuntu bishyizemo ko babona abantu. Rero kuki utampamagaye ngo ufashe? Kuko utambwira ni wawe naraguye. Hati ntinaguye ku mitekerereze yawe. Yego. Haba kuri genda cyari muzima. Naraguye kuko aho washaka kumbona muri tageti warahambuze. Waraguye kuko yabonye yambaye urukweto rudasa n'urwo yambaye. Waraguye kuko abonye protocole ujemo ihabanye n'iyi. Ako nahagiye batabikekaga ko ndi nyine n'akajambo nkubwiye. Nyine waraguye kuko isura afite ntisa nk'iyo wambonagamo. So turimo turavuga uburyo amateka yangiri. Yego. Hari ahantu abantu bakugenera ko ugomba kuba uhari. Aho rero niho umurokore. Mbabazi ni pasiteri, niyambara ikoboyi araba yaguye. Ndi mu bantu bambere banaze agomba kwambara itisi yacuyutse ku mavi, we pasiteri. Okasha. None
ngewe Guinness 2012 Jerry nashyiraho agapenke agaconga yaguye aka gasokozo kanjye yaguye ari imitekerereze irwanya inyenyeri ubundi uyu ni njye ureka ngubwiza ukuri uyu ninde ni wowe ngaho se urwo ruhanga rw'ubushoboye ngaho rushaka kureba ni kwa fende nice n'urugero nguhaye ubundi ikibazo kimwe abantu babyumva bya iyo umuntu aguchallenges uhinduka uko ashaka ariko nturuka Imana gushakaho njyewe ndi mu bantu bamwe mu bapasiteri twazanye cyitwa sukuza mupagani ako ujya kumbana ku cyumweru kandi hari n'amagini agezweho naratangaye ariko ho nabonye uvuga ko ari umurokore yajyanye congo na nitisi mu muganda nabyo birashoboka niyo myumvire yigeze twarimo tuganira ku cyitwa gutakara kw'inyenyeri noneho uruhare rubi ku muryango ni igihe umubyeyi understanding yiwe utabasha kumva umwana atari ko papa njyewe sinanze kwiga ariko nimureka nishakire perimi muri make we agiye gukenera gutungwa na cya giti kimutunga kiri muto buriya mu mahirwe ababyeyi dukwiye kugira umwana abashije kugira imyaka 20 yihahira apana ibiryo biba ari byiza apana ibiryo nyine no akiri iwawe ariko ku buryo yigurira agakweto yumva ko ari muri wishiye kandi yigurira agasaha yumva ko ari muri wishiye amafaranga yakoreye yiwe dufaranga duke avuga ati none kansohokane n'abahungu bagenzi banjye dusangira akantu kagaciriritse gibisi nyambyitaho ngewe iyo mvuga gusangira akantu I don't simvuze inzoga mvuze icyo umuntu ashoboye mu rwego rwe iyo bavuze akantu twe twumva iryabuye wavuze none niba ari mu idini rikemera ndakora iki tibindeba jewe njye ntabwo bindeba yego njye kindeba ni idini rya ADEPR imbamo mu idini rya ADEPR ntabwo twemera inzoga yego ariko niba ari mu rindi dini I don't care ari ibintu bitandora ubundi giye mu kugira ngo mbashe kudiringa na business zanjye ikibi nuko bazana ibintu byawe mu matware yanjye tubyita icyo bita to conquer your municipality na principles and obligation bivangiye mu cyo twita sovereignty ya buri muntu ku giti cye nuvango ngiye ntiwemere kumvogera niyo nzoga yawe ntiwemere kumvogera nuvango we bikorera iyo ariko mu matware yanjye you are not allowed ntabwo byemewe urangije gusobanurira ariko wa mwana ntabwo afite umururumba wa sugar mami uri umugurire telefone iPhone ya 500 kuko araza kunyurwa niyo yiguriye 200 ariko yumva ari umujene yego yikore ku ikofi yishyura umujene yikora imbere yumve nto harabyimbye urumva gusobanura yikore mu gatuza yumve yavuye muri gym ntakenera agafanta kamwe akigurire ntakenera ikintu avuge apana umwana w'umusore ugenda konje nk'imvura ngo mama ngo wamaye amayinite abibabaje urumva umwana yarabwiye atari ko giye ndumva nakina football ngo ndabyanze ngo abana banjye bazabaganga umuganga atazi imibare abaho ntabwo bikunda ugiye kwica hazaza aho umwana banze wumva igitekerezo cy'umwana ubwo ariko mwana wanjye rero nubwo ugiye kuba umuhanzi ariko banze usoza na segonderi yes umva kano keza ati mpa 50 studio ntayo ngo hajya kuyishakira hari aho ndi buyabone kandi mu nzira mbi barayabona ariko to barayabona babonye umudamu w'imyaka 34 umaze imisa sambanye umwana w'imyaka 10 w'umuhungu iyo nkuru ntayo wabonye ariko nayibonye kuri BTN ngaho baza umwana w'imyaka 10 ubwo cyo gikorwa cyacyo ko abantu banarwaye buri bararwaye cyane pe gusa umwana ataranagira nyiragira usibye katwikomereza urumva aha tuba ku cyo building everlasting legacy nuvuga ngo umwana afite ikindi afite talent afite talent afite impano tugira impano ebyiri hari impano idufasha gukorera Imana hari n'impano idufasha kubaho yego ubona abantu benshi bakunda guhomba business iyo bamwirukanye mu kazi aracuruza kandi gucuruza ni ishuri niba utarabyirutse ubunza amagi ucuruza ubunyobwa ucuruza utuntu duto ntabwo waza ngo
teka ntabwo bishoboka. ntabwo bikunda. So rero iyo ushaka kubaka everlasting legacy, nakumenye ntarakurema ngo ushyiraho ibintu. Mpamvu bikubwira downtown bakiyubaka hari ubu abantu mpamvu bikubwira uyu munsi, iyo ugenze umwana cyane agashaka urugo adakeneye, akubaka uburyo adakeneye, bimubuza ibyishimo akashiduka yiroshye mu mutego atazavamo, kubera utampa umubyeyi akana ku kibira guteye abandi bakobwa, mbega ntibatume yegizerisa, ntibatume akora iby'Imana yamuremeye, yego kuko yamumenye itaramurema, yego imugira icyo azaba cyo batamuzi n'atabizi. ni gute umbuza kuba icyo nzaba cyo kandi nawe Imana itarakubwiye si nk'ibyo byose. aho ushobora kubaka rero ubuhamya. Rero turagaruka kuri ya nyenyeri tugana ku musozo. ya yindi wa undi mwashakanye ntabwo azi icyo Imana yakuvuzeho, wa mwana ubyaye ntabwo azi icyo Imana igushakaho, kandi aba bantu nyine turabana. Ibi bintu bazabihuza gute kugira ngo twubake amateka meza twifuza, dusenye bya bicaniro? mu magambo make kugira ngo duse nk'abahinira bugufi, ni nko kwibaza ngo yego uruhare rw'umubyeyi yego cyangwa rw'abavandimwe mu kubuza umuntu ko inyenyeri ye yaka cyane. Nibyo ni ukuvuga ngo Imana yikubwiye ko yakumenye itarakurema. nakubwiye ngo hari impano ebyiri. hariho impano idutunga, igiti cyeraho umugisha ugomba kutubesha, nibyo. hakabaho n'impano zo mu mwuka. noneho uruhare mubwiza ukuri, iyo tuvuga gusenya ibicaniro, hari ibintu bidakorwa n'akarande, bidakorwa n'imivumo, ahubwo bikorwa na understanding y'ababyeyi bacu, imyumvire yabaza yego kwishyiramo ngo njye umwana wanjye azaba iki, azaba icyo nicyo Imana yamuvuzeho. noneho ukabona barakoriyanta mu bintu tumva, ukanarakara. burya ubona abantu bashobora mu ibiyobyabwenge, ubona abana benshi bahunga ababyeyi, ubona abana benshi banga ababyeyi, ni ukubashyiramo ibyo badashaka. Kuki leta y'u Rwanda iyo igiye gukora ama examen ikubwira ngo ihitiremo ibintu bitatu wumva wakora bivuye ku mutima wawe? nakunze iriya shuri umwana wanjye yigaho, bakubwira ko umubyeyi utagomba kugira uruhare mu guhitiramo umwana wawe. Icyakora icyo ushinzwe kumugira inama, amahitamo akabaye ye gusa. ni byiza cyane. ukamubwira utari ko ushingiye kuri ibi, kuko ushobora kumuhitiramo isomo ntazarishobore, ariko amahitamo ye neza ahura n'ibyo ashoboye. kuko hari abana bumva bakura bashaka amafaranga, hakaba uri bati giye sinzashaka amafaranga reka mbanze nige, undi ati giye wese sinzatinda gushaka amafaranga bikashaka amafaranga nanarongorwe cyangwa ndongore, undi ati giye n'ibinandi. ugasanga ababyeyi tugiye gusenya hazaza h'umwana, utinze kurongorwa abandi bararongora, akora iki? bigatuma ashaka urugo rutari mu bitekerezo bye, agakora akazi katari mu bitekerezo bye, akazasaza yicuza yihebye kuko utamuteganyirije ahazaza. herekeza umwana mu mpano ye cyane, mwumvishe icyo akwiye gukora. turimo turajyana no kugira ngo nsabe nk'abandi ngo nyaboneka ngo nshakira mutware, ngo ntavaho nseba ngo nshakira umuntu uva aho ngaho. mugira vuba rero ukasanga soza nkubwira ijambo rimwe. niyo mpamvu abantu batsinga badakeneye, bari mu kazi badashaka, babayeho nabi, babayeho mu maganya n'amarira, batishimiye abagabo babo, batishimiye abagore babo, batishimiye akazi kabo, batishimiye ibyo barimo. kubera iki? hari umurage mwiza ababyeyi bavukije. Imana ibatabare mu izina rya Yesu. Amen.